Yesu ashimwe cyane bene data kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 umunsi wa nyuma usoza ku kwezi. Nshatse kukwifuriza ibihe byiza, ariko kandi nanone nkubwira ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye turarisanga muri Yesaya 43 murongo wa 18. Bibiliya iravuga murongo wa 18 no wa 19 ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembesha imigezi mu kidaturwa. Imana yacu ishimwe cyane. Twari muri uku kwezi kwa 9, uyu munsi tugiye kugusoza. Imana yampaye ubutumwa ngomba kuguha, cyane cyane kukubwira ngo hari ikintu gishya Uwiteka agiye gukora ku buzima bwawe. Birashoboka ko uku kwezi nk'uko tukwita ngo ni ukwezi ko kubyara, ni ukwezi ko kurumbuka, ni ukwezi ko kwaguka, wenda bishoboka ko utabonyemo ibyiza kugeza kuri iyi tariki. Ariko nje kukubwira ngo hari icyo Imana irimo ivugana nawe. Imana iravugana nawe ngo ibyo umazemo igihe, ibyo wabonye, ibyo byakugoye, ibyo byakuruhije, ibyo byakubabaje, ngo ntubyibuke. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Riravuga ngo umutima wawe ntuheranwe n'ibyo bitakunejeje. Umutima wawe ntuheranwe n'ibyo utagezeho. Umutima wawe ntuheranwe na failing wagize. Izo failures, uko gutsindwa, uko kunanirwa, uko gutsikamirwa, uko kutaguka, uko kutabona amahoro mu rugo rwawe, mu muryango wawe, muri marriage yawe, mu rushako rwawe, wiheranwa nabyo. Mu yandi magambo, Imana irimo irakubwira ngo hari ejo heza ndimo ngutegurira. Ngiye ibya kera wibyitaho, ayo mateka yararangiye. Ibya mbere y'itariki ya 30 z'ukwa 9 byarahise. Imana irashaka ngo urebe imbere. Kureba imbere ni ugukora iki? Ni uguhanga amaso Imana, ukayibwira ngo Mana, nge narananiwe, nge hari ibyo ntashoboye, ariko wowe urashoboye. Imana rero irimo iravugana nawe ngo ibyo wibyitaho, reba imbere. There is hope. Hari ibyiringiro, hari ukwaguka, hari uguhemburwa, hari ugushobozwa, hari ukuzurirwa, hari uguhabwa, hari ukugarurirwa. Imana yo mu ijuru iravuga ngo reba wiheranwa n'ibyashize, ngiye gukora ikintu gishya. Ngo ubu ko kigiye kwaduka, umva nkubwire inshuti yanjye, hari ibintu tujya twita inzaduka. Ni ibintu biba bitamenyerewe. Imana igiye gukora ibintu utarumenyereye. Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe mu buryo utarumenyereye. Imana igiye kubaka urugo rwawe mu buryo utarumenyereye. Imana igiye kugusana uburyo bushya utazi wakoresheje ubwawe, ariko Imana igiye gukoresha uburyo bwayo. Ijambo riravuga ngo ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Imana igiye gukora ikintu gishya utari witeze. Ariko aha munyumve, ndimo ndavugana n'abizera, ndimo ndavugana n'abantu barimo bahindukiza umutima wabo ku Mana. Ndimo ndavugana n'umuntu ibintu byose byanze, ariko agahitamo gukomeza guhanga amaso Imana. Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo agiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Icyo kintu gishya rero ni cyiza. Umva nkubwire, abantu bazakimenya. Abantu bazakimenya.
ibintu by'inzaduka biraza, ukabona telefone nshya yaje mutari mumenyereye, ukabona amoko y'amamodoka mashya yaje utarumenyereye. Niba abantu bajya babasha kuzana ibintu by'inzaduka, imyambarire y'inzaduka, ibyo kurya by'inzaduka, yewe hari n'ubusambanyi bw'inzaduka abantu batari bamenyereye, isi nibi bikora. Ndagira ngo nkubwire Imana nayo irakora ibintu, ikintu cy'ubumana cy'inzaduka batari bamenyereye, utaruniteze, utaruzi kuzahura nacyo, Uwiteka agiye kugikora. Umva ijambo yavuze, nzaharura inzira mu butayu. Ubutayu bwawe nabugereranya n'ubuzima budafite icyerekezo. Ubutayu nabugereranya n'iyo ndwara umaranye igihe. Ubutayu bwawe nabugereranya n'urwo rugo rwawe byanze. Ubutayu bwawe nabugereranya n'ubwo bushomeri. Ubutayu bwawe nabugereranya n'ayo mahoro make. Ubutayu, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka aje guca inzira mu butayu, aje guharura. Mu yandi magambo, aje kuguha icyerekezo, aje kuguhumura amaso, aje kugusingiza ibyo wabuze, aje kukugeza ku byo wagerageje kugeraho bikanga, ndetse akore n'ibirenze. Mu yandi magambo, Uwiteka agushyiriyeho inzira. Mundi mu butayu umuntu abura icyerekezo, ukabura amajyepfo n'amajyaruguru, ukabura iburengerazuba n'iburasirazuba. Mu butayu ni ubuzima bwo gucanganyikirwa, kuko urakubitwa ukabura aho wegamira, ukabura aho utabaza. Aya mezi atambutse kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 9, birashoboka ko wabuze utabaza, wabuze uhamagara, wabuze uwagutabara, wabuze aho wakwegamira, wabuze aho werekeza, wabuze n'igiti wajyamo kugira ngo izuba ritakwica. Ndagira ngo nkubwire, Uwiteka agushyiriyeho inzira kuri icyo kibazo cyawe. Uwiteka agushyiriyeho inzira kuri izo ngorane zawe. Uwiteka agushyiriyeho inzira y'amahoro mu rugo rwawe. Uwiteka agushyiriyeho inzira mu rushako rwawe. Uwiteka agushyiriyeho inzira kuri iyo ndwara abaganga bakubwiye ko izakurangiza. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka araharuye, araharuye. Nawe ugiye kugenda haringaniye, nawe ugiye kuvuga wemerwe, nawe ugiye gukora bikunde, nawe ugiye kwapurayinga bikunde, nawe ugiye gusenga isengesho ryawe wumve ko rigiye. Hari igihe uri mu butayu usenga isengesho ukumva ntago rigenda, ariko mwene data nshuti yanjye, nawe ugiye kumva Imana, ugiye kubona Imana, ugiye kumva Imana iri mu ruhande rwawe. Imitwaro yari kuremereye igiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Arangije aravuga ngo ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imigezi uzikimara izana guhemburwa. Mu yandi magambo, Imana izanye guhemburwa mu buzima bwawe. Imana izanye ni refreshment, ni igihe cya refresher. Imana ije kugutoshya. Imana ije kongera kuzana ubuzima mu buzima bwawe. Izanye ubuzima. Hari abantu tubona bagenda ariko nta buzima. Hari abantu tubona bavuga ariko nta buzima. Imigezi y'ubuzima ni tembe. Imigezi y'ubuzima ni tembe. Itembe, itembe, itembe. Aho hantu hari hapfuye hongere hazuke. Aho hantu hari humye hongere hahehere. Aho hantu hari hakakaye hongere horohe. Mu yandi magambo, Imana izanye ubuzima, ije kukorohereza, ije kuguhembura, ije kugutosha. Ubuzima bwawe bwari bukakaye, Imana irabutoheje mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana ko ije kubikora mu buzima bwawe. Ndagira ngo witegure, ntuheranwe n'amateka atambutse, ntuheranwe n'ibibazo byo mu mezi atambutse. Reba imbere, tumbira Imana. Uwiteka Nyiringabo aje gukora mu izina rya Yesu. Uku kwezi ugusozanye n'imbaraga z'Imana.
Mana ukwacu mukinjiremo utangira gucakira, ucakira amafaranga yawe, ucakira amasezerano yawe, ucakira ibyishimo byawe, ucakira umunezero wawe. Mana ndagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ugiye gukora, ndagushimiye inzira ushizeho, ndagushimiye Mwami iyi migezi utembesheje mu izina rya Yesu. Ubwoko bwawe bwari bujagaraye, ubwoko bwawe bwari buheze mu rungabangabo, ndagushimiye ko uyu mwanya barimo babona icyerekezo, kandi uzanye ubuzima, ubongeye imbaraga, ubongeye amavuta, ubongeye ibyishimo, ubongeye guhemburwa, uzuye amago, uzuye imibereho, uzuye ubuzima, amagara mazima, indwara urazinanije. Ndagushimiye Mwami kutanze amahoro, uzanye ubwiyunge, uzanye ubumwe n'urukundo mu izina rya Yesu. Uzanye imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kukwegera, imbaraga zo kukubona, imbaraga zo kukumvira mu bwoko bwawe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, ikwinjiza mu kwezi kwa 10 wuzuye imbaraga z'Imana. Shalom, ndabakunda.